umugabo yarafite ikigahunda cyo guca umwana. Ngo iki? Babwira umugore ngo urajyana n'abana ngo ujye kureba grandma. Aba ari hurara. Ariko grandma nta kintu kimwe azi. No. Umukobwa ubwo barashyamiranya bapfa icyo kintu. Umukobwa finally sahamagaye grandma aravuga ati iyo gahunda ntabwo nari nyizi, amasaha yarenze, nanjye aratwo nibereye muri iryame. Nshaka abantu bambyutse. Ni ukuvuga ngo umugore avuga ati nanjye, ni ukuvuga ngo umupampe yashaka kugira ngo Teta Sandra ave mu rugo ajyane n'abana. So ukuntu bya bimaze bari ahantu bita Munyonyo. Yego. Nta kabari gaciriritse nyine kaba mu buyoga bwa makeya ibintu nk'ibyo. Nako umunyarwanda bita shana. Nkuko wajya muri ka kabari kandimbati hafi ya Ntuza y'ikiraro cya Nyabarongo. Aka kabari nako umushuti wa Ntuza wa Biju. Nta kabari urumva ni bwabo bari buciriritse hafi nkuko bavuga kwandimbati hafi Nyabarongo buraho nyine nta kintu butwaye ariko n'akantu kagakwera muri karitsiye. None urabazi bose bari abakoboyi bose n'abarokorike. I know. So umugore rero ndi muri Uber by the way ari hano ngiye. So umugore aravuga ati nanjye nta hantu ndi bujye. Umugabo ati uragenda ku ngufu, ati wapi. Ubwo baracyocorana ariko banywa sinzi ukuntu byageze gutya birashaguye. Bari abatipe bose kubazi bameze nk'ibisare. Nibisa ntabwo bameze nk'ibisera ahubwo gusabo ni ibisare. Urumva ubwo Wizo yari kumwe n'abandi bantu nka babiri. Ubwo umugore barahagurutse aravuga ati ngiye mu rugo kandi ntago wambuza kujya mu rugo iwanjye. Aba arasohotse ngo nawe nyirumva urwagwara rwamugezemo rwinshi. Asohotse ageze hanze Wizo baramukurikiye. Noneho Wizo mu kwisaza buriya iriya video ntabwo yabyerekanye neza, yabanje kwangira umugore aranamufata ngo ntagende ngo guma hano. Umugore ati ndekura arabyanga. Noneho umugore ageze aramwishukuza kuri aho cya kisore kiriya gikobwa ni igisore kandi Wizo urumva Wizo niyumvira aho ngaho. Yishwe n'ibiyobyabwenge bimwe bifite ingufu cyane. Kameze nka mukuru, kameze nka kamiliyoni aho karabazi. Ubundi Wizo ni kamiliyoni. Urumva? Noneho nuko umukobwa baramwishikuye abaragiye agiye mu modoka. Wizo atangira gukubita imigeri imodoka yari aho ngaho yari polisi. Imodoka badafite n'ahantu bahuriye. Umukobwa aragenda ajya mu modoka. Imodoka yindi. Nyine yishejije ngo SB arimo gutukana cyane. So actually he was being so irate kuri level I have never seen someone like him. Umukobwa bagiye mu modoka aravuga ati umukaritasi igiye ampereye. So mu gihe arimo gukata umukobo yabaraje sinzi ibintu ngo yamubwiye ngabimubwiye ngo umukobwa yahita nonga aramwegera umusore avuga ati ngo what are you going to do? Umutipe umwana atayexera imodoka ahita asa nk'umukanga. Wizo ahita asa nkaho yigirishije nkaho bamugonze, asa nk'usimbuka mu kirere. Kuko umukobwa yabonye ko igitipe kibaye gisa nkaho kigishije nkaho kigonze, kisimbukishwa mu kirere atabata ku bundi umusweranye ntawamugongera rimwe. Urumva? Ngo uyu mwana atayaxerera. Ngo kiriya gicucu ngo Teta yagikubitanye n'igikuta. Iriya video iriya kamera y'iriya resitora hari ahantu itareba. Ahantu itareba buriya ni uko inyuma yaho habaparitse amamodoka atatu, then imbere y'amamodoka hari igikuta. So Teta ikintu yakoze yese yagihuje n'imodoka, ikibuno cy'imodoka yindi iparitse, urumva iraparitse ireba hirya. Atakubita hera mu mavi bro.
ngo bampa y'imodoka imbere yafashe ku mavi kandi umva umusa abantu hari abantu bagiye mbona bamwe bavuga ibintu by'ubugoryi ngo twabonye ngo nta muvuduko mwinshi urimo bro imodoka muzi ko iriya modoka Benz kangahe barebe bro byonyine mass yayo is over 2.5 tons bro iriya modoka ifite the engine itself is so heavy. True. Nuvuga ngo iriya motion yonyine niyo yaza kagukoraho gatoya. Uretse no mu mavi hano hari ingingo intuza zoroshye. Bro umwana akujanjagura man. Mama. Nono kandi hari yashizemo akantu ka speed ka danger kuri nuza kuri attempt ya kabiri. Arakubita bro. Ikintu akuriye teta rero buriya. Yesa kubita reverse imwe ya danger. Akubita reverse byerekana kuri uriya mwana azi n'imodoka ndagaswe. Ikindi kintu azi imodoka abantu bose bazi imodoka ariko nyine muri reaction yagize ako kanya yasamenya ko I need to get out of here as soon as possible. Ngomba kuva hano ngahita ngenda. Yahise yikata bro ahita kuko barabasukiranye n'abagande bura ntago bazi. N'abatipe batagira roho bari kumugira wabonye ukuntu bayatuka nk'amabamba iyo wita Wizo akimara kuvunika amaguru akatambwira ati uwo mugore muri mwica bro bamushyira amapine bagatwika so umukobwa yasakata imodoka yatagenda ikintu cyanshimishije is the fact that she stayed in at the police station last night. Niwe witwaye kuri polisi? Niwe witwaye kuri polisi? No, she was apprehended at her home. Urumva, and so kuba yafatiwe mu rugo that was fine. No kwa yese yigira mu rugo akajya mu rugo it's okay. Kuko uriya mwana twari kuba twamubuze. Barabaganda bashimisa. Abaswera b'abaganda n'abagome. Naroho bagira. None ikindi kintu utazi abantu benshi batazi abagingo b'abagande banga abanyarwanda man. Kobi. Benshi ntago babizi baby reka tubahe information. Abagande b'abagande like the indigenous Ugandans banga abanyarwanda biteye ubwoba ushatse wajya kuri X ukareba nyine ibintu bagiye ira big ayo muri Uganda ibintu ya postings ukareba ibi nagiye mu comment uyu munsi ndabata abagingo ko batwanga 4 man. Baruzi. Wetuzi ko abantu batwanga ari abakongomani ariko barasenze batwanga kuba ariko nyine urumva bitari too explicit ntago babishyira hanze baratwanga tipe na n'ibindi bavuga ngo you marry munyarwanda for your own consequences. Waya Bavati ngo we told you twarababwiye ati kuki ngo mwivanga n'abanyarwanda ngo ndavuga comments ngo ariko ngo mukinisha abantu ngo bafashe ngo machetes ngo then they kill the neighbors they ngo relatives n'ibiki byose ngo n'ibiki byose man ibi boro byakuri ibintu ndagenda nabate man abaginga bibageje yuko iki gicucu kikorye kigisa nabi gisa nk'amabyi kitwa Wizo aricyo cyazengereje n'umwana cyamuterurije cyamubujije uburyo n'ibiki byose man mbere yuko bajya kuvuga ibi bintu. So the way I see it but hari underlining hatred iri level iteye ubwoba urumva and then ibituma byo overshadowinga ikintu cyitwa yuko habaye cyangwa se nuza violence cyangwa se abuse cyangwa se abuse mu bwoko butanuka cyitwa cyagicucu n'ikibimana cyakoreye umukobwa bita Teta imyaka yose ibyo ntago babyitayeho bahita bazana ngo umunyarwanda ubu Teta ubu turi kuvugana urumva no change ko kurengera I think that let me tell you something. I think that girl she's actually stupid. You say who? Teta Sandra. So but despite all that now she's in a hospital right beside him. Ibaze frame. Amwicaye iruhande kabisa mu bitaro ariko nahamagaye gashumba uramuzi
ano gashumba. Anyway, by the way, reka mbwira abantu dukurikiye. Ino nkuru yangezeho iturutse ku muntu bita Godfather mu gitondo mbyutse hakiri kare hari nka saa 11 za mu gitondo. Nabyo tubibabwiye babanze bamenye yuko ikuru uburi hagaze. Abantu bamenye icyo warimwe nanjye ndarikurikirana. Bantu babwire ko nakubwiye inkuru mu misogo na 30 katuzanira video. Nanjye cyo nababwiye. Oya nawe byivugire, nawe bivuge. Nago njye ko bro. Video wayikuye. Sasa njyewe ubundi njyewe ikintu bigenda. Ubu ushatse kumbwira ati ibi bintu bimeze gutyo ubundi ukahita bigenda ibindi ukabindekera. Uko ibindi ndabyikorera. Mitambaza aba agent wanjye muri Uganda nkabwira ati bimeze bite amakuru nayahe ko nta video nta cyabaye abanyarwanda ko bisize insenda ari bigeze bigoryi nta kintu bacemera batabonye video ku buryo wazanye video muri CCTV mu nkuru yariwe mu masaha gusa banzanye video y'umwana agonga undi video umwana agonga anyway so no kuvuga ngo ibi nkiko ntabwo biri buze kuza amatata ntabwo bari buze gufunga umukobwa yarekuwe already yarekuwe muri bro hano iyo warekuwe muri ubona hano iwacu yo bakurekuwe byarangiye c'est fini it's over titiki ko kumurekura ibi ngibi nabyo bishobora byamugiraho ingaruka uyu mugabo akomeje bamwe bagiye bakomanta iwanjye bamwe ibitekerezo DM bambwe ati Dekati bari ikintu utazi aba basenze bya bicucu byamanje birakunda nafu kandi bigira inzika mbi cyane bakaba ati aho kugira ngo umuvandimwe wabyo agira ikibazo cy'amaguru byakwihorera ubundi bikazamakinga shoye ko polisi yibagiye bageze ibintu byarangiye ubundi bikakwica. Yes, that's it. Thank you very much. Thank you, bro. Nikamuri gaso. Urumva? Bikakwihorera ubundi bikakwica, bro. None uyu mukobwa ari capable yo kuva mu Bugande cyangwa ntabwo azavayo? Uyu mukobwa urupfu rumurimo kandi ruzamutwara. Cyateta ariko ni gute umuntu uyu muntu ese iyi industry yanyu ni gute uyu muntu wabaye akasa mutwe muri uyu mujyi wa Kigali ashobora kwinjira gutya? Na amahitamo ye. Ibicucu byaramuroze bro. Ngiye nivugiye n'umuntu muri family. Twivuganye arambwira ati twarumiwe bro. Twarumiwe. Ati twarumiwe. Ntabwo tuzi ikintu aba Caritas bahaye uyu mukobwa. Uko nta wundi muntu numwe muri nosi wakorerwa ibintu nk'ibyo bicucu bimukorera. Ngo birangire gutya. Makuru ari controversial ngiye kuvuga ntimo abadukurikiye ntibayemeze nk'ari ukuri. Ngo nuko mu buriya kiriya cyama nizo cyifitiye umugera. Ngo wiki Maniza akaba afite umugera. Uravuze ngo uyu mubyibuho wa Teta Sandra ubyibushye gutya kuko ni binini. Reba ukuntu Sandra yabaye. Ya asigaye ameze nk'ingurube yayindi bapakira ibiryo by'abanyamerika bita ntuza bya biryo sinzi ukuntu babyita. Murebe ubusa niba ibintu ubwo ntabwo ari ndebera murebe ukuntu Sandra asigaye angana. Murebe kuri iyi ufite nuko gusara kose no kuba nta numwe ushobora gutuza ngo bubake urugo n'icyo byose. Ese ko n'undi kiriya gicucu cyo ni ikigoryo ariko mwana wabonye ukuntu cyaje mu Rwanda gisa? Mbwira ukuntu waza n'ibintu wakoreye umugore wawe uje mu rugo uziko noneho ngo hari na gahunda yo kuba zahura n'ababyeyi ejo bundi cya kamera kiza mu Rwanda. Cya kamera nicyo uzi ukuntu gisa noneho gisa nk'imbwa irimo kurya mu muyaga. Bro uriya yamaze kwandika na Teta ibaze noneho kuba uri buzane n'umugore wawe muje mu gihugu nivuga ngo ni kwa madafada iniro. Urumva family uje muhanira iki ukaza wambaye igipira kiri bimyira bro. Ibaze nyine ni kigaragara nuvuga ngo ngiye nabivuzeho ndavuga ati nimba umugabo wawe atagira n'isoni cyangwa se atagira n'akantu gatoya ko kuvuga ati ngo ngewe ubwanjye basi nimba ngiye mu gihugu cy'umugore wanjye ndaca ahantu bandeba nanjye ubwanjye ndi umusitari nta nubwo yibuka ko ari umusitari cyangwa ugeze kuba umusitari ariko akaza yambaye igipira gisa kuriya n'ibikweto byibisa nk'ubugoryi ibintu by'ibiki byose
akaza nta kintu gitayeho, ubwo si uwo muntu wambwira ko muri mu rugo rwanyu noneho yakwitaho wowe? Akwitayeho se nawe ubwe kwitaho byaramunaniye? Mbwira umuntu kwitaho nawe ubwo byamunaniye, atazi cyiza kuri we, ufite abana kiriya gicucu gifite cyabyaranye sinzi menya n'ihene cyarabyaranye nazo, urumva kidashobora kwitaho, kitakumva yuko ari ikintu cy'igipapa gifite abana gikwiye gutekinga care of, kikaza cyambaye ibintu nka biriya mu gihugu bro, bita bikwereka iki gicucu kitakwifata icyemezo cyo kumva ko nacyo gifite agaciro ngo kiyiteho, cyakwitaho gute se wowe? Uriya mukobwa yararozwe akihomaho, urumva akirukaho agira gute, sinzi niba afite ubwoba bw'iki, sinzi niba niyo teori bavuze y'ingo y'imigera. Anyway no ako kantu ntabwo ari ukavuze wenyine, urumva nubwo Uganda ngewe mbizi ko ninjya deep ibyo bintu ndibuze kubibona byuko niba afite iyo ball turaza kumenya Uganda se ko ari Uganda, ko ari ibiceri bike ukamenya everything, urumva ariko se kwinjira kujya kuri deep ntabwo twabiyoberwa. Icyo nakubwira nuko urumva situation ukuntu ihagaze, ino situation ntabwo ari nziza cyane, ntabwo ari nziza cyane, kandi ikintu giteye ubwoba niba bavuze ati kiriya gikobwa niba kizi ubwenge cyagakwiye gufata iya mbere kitakiva Uganda kugira ngo kigenze ngo nimba ari ngo hospital. Ariko si ibyo ngibyo uri kuvuga ni ibiki? Inde uba Uganda? Teta Sandra aba Uganda? Iki gikobwa cyagakwiye gufata iya mbere, njyaba abakobwa bamwe bavuga ati bro twibereye Uganda turabizi ibi bicucu bizamanza bituze ino saga irangire, ubundi birangiza byiyoruganiza iki gikobwa noneho bazagimaramo umwuka. Daniela umugore wa Chameleone watandukanye nawe yakigiriye inama, arangije aravuga ati banyarwanda umukobwa wanyu namugiriye inama aranga, mwitegure kuzajya gufata amayeri. Urukobwa rwaje i Kigali rurangije rukomeza ruvugana na kiriya kiburaburyo, ariko niba cyaramuhaye iki? nta muntu ngo bizi. Ntekereza ko cyamukubise imboro ya danje, imboro se ariko ikora ni uburozi, ariko imboro ya he nese niwe yasweye wenyine, kuki nta bandi bagore bose afite ko nta numwe tubona muri drama nk'izi? Ako mwajye muvugisha logic man. Tugarujya rero, ariko ese ko Teta yaje ubundi, reka Teta nawe Kigali yaramurutse. Teta ntabwo Kigali kimushaka, Teta agera Kigali bakamuzunguriza umutwe akavuga ati ahangaha nama Mariem umuntu nakundanye na Prince Kid, Kigali ari iyanjye mfite final say, ibyo mbivuyemo njya muri active nkundana na Derry. Iki gikobwa cyakoze ibintu, iki gikobwa cyakoraga ibintu umva bivuza ntabwo ariko nta ndwa birangiza, urumva none imanga ndagasi ngo Teta Sandra araza ngo ubusitare buraryoha. Ubusitare se uriya musore ko nta n'ubusitare akigira, nta busitare bwemo hari. Nyuma y'uko leta iwo bita radio Moze igendeye, iyi ni imbwa rwose, iyi ni imbwa ahantu hariho hose, ntabyo busitari ntabyo. Uyu mutipe uzana asigaye aririmbira, nabwo ari amahirwe agize, aririmbira mu bari mumeze nka akabari bitega Top Chief, ntabwo kwibuka kaka ni ba John bajyaga kurira yego kabaga hafi ya Nyabugogo, handi ba John ba Patikope, akara kabari ni kakabari katumiraga Sina kajya guperforminga. Uriya mutipe nawe niko asigaye ameze muri Uganda. Uyu mutipe ashobora kuza arebye nawe bamuhitana. Birabyana bikundana, birabyana byo kwa Mayanja ni ibihuriga. Hari umuntu ugeze kuvuga ngo abahuriga ni abaki? Abahuriga ni ibintu ni nk'ibitags cyangwa si ibintu by'ibigenga, ariko by'ibitags, ibintu bitagira icyubahiro, bitagira ikintu bikurikiza, bitagira ikinyabupfura, ibintu by'ibigoryi biraho, urumva? Ariko abantu bajya bibuka Chameleone yafashe umwana wamukoreraga mu rugo aramutwika. Chameleone 2011 yafashe umwana mukuramo imyenda aramuhambira amaboko n'amaguru, arangiza bamusuka nta nubwo bamususe essence, bamususeho benzene man. Ntago ari essence, bamususeho benzene man. Benzene bayikuye bamususeho ira jet fuel. Nese bayikuye uzabireba muri report biranditse, ye nayirebye sinzano bayivanye, ariko ira jet no urabona essence ari ukuntu yaka, ira y'indege noneho yaka kubi, ira y'indege yaka kubi, noneho inacanira kuri temperature ikubye double
iriya ya peteroli, which means nimba peteroli kuri room temperature cyangwa se muri oxygen isanzwe ibaninga kuri 200 degrees, benzene ibaninga kuri degree 400 bro. niyo bamutwikishije mu rugo arapfa ararangira. Bya bitipe cy'igikobwa bazakica. Umva se bazamutwikisha acide ndakurahiye. Ewa nubwo ndajeho gatoya. Fresh. Ubwo ndajeho gatoya. Reka mbanze mvugisha no mukoboye hano. Muvugije turi kumwe, thank you so much. Sasa.